ndarekera mu kurekera ariko nabyo birananira ndongera nyine ndongera nkajya muhamagara nkamwandikira noneho bigera kuri level yo kunsubiza haciyemo iminsi. ntabwo umusore umwe ari we shusho y'abasore bose bariho. buriya ahantu habereye ikosa uretse ko ntari gushinja kubera ko umuntu nyine ariga. numva ni ibintu bimbabaje cyane. Mola, uri umukobwa mwiza ushobora gukundwa kandi ukwiye gukundwa. icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya, sibyo? Yego. umusore hari igihe agutwara akakujyana mu rukundo ariko mu by'ukuri utazi icyo agiye kurugukoreshamo. ako kantu wagasobanukiwe. ubutaha komera ariko, sibyo? ubutaha cyangwa se n'indi nshuro biba ari byiza kwitonda. ntuhite wirekurira umuntu wese 100%. Yego. icyo nicyo kintu cya mbere ukwiye kwishimira mu mutima wawe, ukavuga uti ngewe nakoze ibyo nagombaga gukora. uyu muntu si nge wamuhemukiye. burya guhemukira umuntu biraryana cyane kurusha guhemukira. iyo umuntu afite ikintu gikomeye agukundira kiri mu mutima we ntabwo bimworohera kukurekura. nubwo yabona abandi beza, nubwo yahemuka, ariko ageraho akagaruka. urukundo ntabwo uruzima, ntabwo rujya rupfa kugenda, sibyo? umuribwa nta bitekerezo mugira. reka nkwifurize kugubwa neza cyane wowe ugeze hano kuri channel ya Reba Plus. uje hano uzi igihe kuko turi kukugezaho ibiganiro bitandukanye byagufasha mu bijyanye n'imibanire. wifuza inama zitandukanye, inyunganizi, cyangwa se hari ibyo ushaka kudusangiza, ahangaha uhawe ikaze. urasuzwa nanjye Boni Buranga, ndi muganga w'urukundo ubana nawe nyine muri ibi biganiro bitandukanye. reka nkwifurize kugubwa neza. niba utameze neza ibihe birahinduka, humura nta mvura idahita. uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa, reka muhe ikaze atuganirize. twibwire rero mu mazina yawe, wibwira abakurikiye Reba Plus. Yego murakoze. amazina yanjye ni Irakoze Mora. Yego. Mora niwe turi kumwe kuri uyu munsi. Mora tuguhaye ikaze. Yego murakoze cyane. umukobwa mwiza, useka neza, wambaye neza. nta muntu nawe kubwira ko useka neza. urakoze cyane nawe kubimbwira. Yego. yes, ndabona wambaye neza, imyenda yoroshye, iriho utubizu twinshi cyane. Yego. ninde wagusomye se izo nshuro zose? 1 2 3. ni Claire nyine. ariko ushobora gukunda amabizu cyane. Yego. reka tutajya kure. ariko ikigaragara uraberewe, kandi ni amabara ajyanye n'uruhu rwawe. ndabona ko uri inzobe kandi birajyanye n'aya mabara rwose neza cyane. Yego urakoze. tugwaye ikaze rero hano. amakuru se biragenda? Yego amakuru ni meza. watangiye umwaka neza? Yego. nawe utangiye neza cyane, mbakurikira cyane kuko ndabakunda cyane pe. Yego. Reba Plus ni ikintu nakunze cyane. wadukundiye iki? nakunze ukuntu nyine muri kujya ku kintu kigendanye n'urukundo, kandi nkumva koko nanjye ndi umuntu ugira urukundo cyane muri njyewe. turi kumwe n'umwe mu bantu bafite urukundo rwinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yego cyane rwinshi kandi rurimo. hari umunsi nzazana igipimo nge nkozaho numve neza niba igipimo kiri hejuru. ni byiza cyane. uyu mukobwa mwiza rero mureba, Mora, niwe tugiye kuganira. ariko nubwo mubona aseka, nubwo mubona yishimye, ariko yaratubwiye ati hari ahantu hagera mu mateka y'ibyamubayeho umutima ntumere neza, ukibuka ibintu bitari byiza yanyuzemo. ariko igishimishije, amateka ngo yarayarenze, yinjiye mu yandi mateka mashya. ibyo bihe yarabirenze. ariko turagira ngo tuze kugaruka kuri ubwo buhamya. rero yarabitubwiye, turavuga tuti waje ukabisangiza abanyarwanda. rwose ndagushimiye ko wemeye kuza gusangiza ubuhamya bwawe.
oya ngewe wishimira kuko nicyo kintu kinshimishije cyane kuba ngeze hano mukanyemerera nkaba hari icyo nabwira abanyarwanda badukurikiye n'ikintu kinshimishije cyane. ya reka noneho rero ubwo mu kanya turagenda tubigarukaho neza. yego murakoze cyane. ikintu cyitwa reba plus yego ni cano nakunze cyane kandi ndanishimye cyane ko mwanyakiriye. yego inkuru yanjye y'urukundo rero iratangaje ukuntu nyine. yego iratangaje kuri njyewe nyine. ni ikintu cyambayeho nari niteguye nyine ko ngiye kujya muri urwo rukundo ariko nyine birangira ndugiyemo. ntabwo wari witeguye ko ugiye kujya mu rukundo birangira urugiyemo. wowe ntabwo wigeze ubimenya. ni nka bya bindi ngo sinzi uko byaje ariko nisanze ngukunda. ariko muri bo hari umwe uba ubishaka cyangwa wenda afite icyo gitekerezo mu mutima, cyane cyane nk'abasore bo hari igihe baba bafite icyo gitekerezo ariko atarakikwereka, gusa wowe ukumva ni ibisanzwe ukabona n'umuntu bisanzwe. wowe wamutubwiraho iki? yari ameze ate? ufite imyaka ingahe? yakurushaga imyaka ingahe? yasaga ate? wabonaga mujyanye? twinjize muri urwo rukundo amadetaye kuri we. ni iki twamenya kuri we uretse kuba izina ryo ntiwaritubwira, ariko ni iki watubwira kuri we? ikintu nababwira kuri we ku myaka nyine ntago twanganaga nyine. yarandutaga. yego yandushaga imyaka 5. urumva yari mukuru. yego yandushaga imyaka 5. ibindi twamenya kuri we nibi? ibindi ntago yari muremure, yari mugufi. uramusumbaga? no ntago namusumbaga ariko twashakaga nko kureshya. yego wabonaga mujyanye? wabonaga byaryoha gutembera kurya ifoto? njyewe nabonaga byaryoha, nabonaga nyine ari ibintu byiza cyane binshimishije mu mutima wanjye. numva nyine nabishimye. yego byaje kugenda gute rero? yaje kukubwira ko agukunda? ni wowe wamweretse ko umukunda? twinjize muri icyo gihe cyo kwinjira mu rukundo. ntago muri iki gihe ntago umuntu nyine akiza ngo akubwire ngo ndagukunda. ahubwo mugenda nyine muhura muganira, akagenda nyine akubwira ati ndagukunda, ibintu nk'ibyo. nyine nawe ukamubwira ati njyewe ariko ibyo njya kubijyamo ntago namukundaga nyine, nta n'ibyo nari namubwiye. ni ibintu byaje tumenyana gutyo, ngenda mukunda ariko sinabimubwira. ariko we nyine abasore nyine arakubwira ngo aragukunda ariko nyine bitewe ntago wabimenya. yego aha none se byaje kugenda bite? mwari iyi foto muranezerwa muraryoshya ibintu bimera neza mu rukundo? yego byari bimeze neza. byaje guhinduka gute? byaje guhinduka agiye. byaje kujya kwiga. ariko agiye kwiga ntabwo ari ikintu cyari gisobanuye yuko urukundo rwacu rugomba guhagarara. yagiye kwiga bigenda bite se? yagiye kwiga hanze y'u Rwanda cyangwa ni mu Rwanda ariko ahantu hatari hafi ku buryo washobora kumubona? no yagiye kwiga hanze y'u Rwanda. yego aragiye rero bigenda bite? agiye nyine twakomeje kujya tuvugana kuri telefone ariko nyine sinongera kumubona. yagiye bwa mbere yajyaga amamagara mu gitondo akamamagara saa 6. mbona bishyushye nyine bimeze neza nk'abantu tumaze nk'iminsi nk'ibiri tudahura. icyumweru kirashira nyine ahubwo akajya yenda mvugisha yenda mu gitondo akongera kumvugisha nimugoroba. hagacamo nk'amasaha 10. hagacamo nk'amasaha, byatangiye hacamo nk'amasaha 5 biza kugera ku masaha 7 biza kugera nyine ahubwo noneho azajya mvugisha nimugoroba ngo avuye ku ishuri, kandi yamvugishaga mbere yuko ajya ku ishuri. ariko buriya reka nkubwize ukuri, ntabwo umuntu ugukunda ashobora kukuburira umwanya. icyo kintu cy'abantu bakimenye sibyo? nawe ucyumve n'ubutaha, ntabwo umuntu ugukunda mu by'ukuri yakuburira umwanya. aranabikora ukabona yigoye akaguha n'ibimenyetso ubona, sinzi niba navuga ko hari ibimenyetso ubona biba bikwereka ko umuntu akubwiza ukuri cyangwa atakubwiza ukuri. watekereje iki icyo gihe? ko ari iki cyabaye?
icyo gihe kubera yuko atarandi hafi yenda ngo menye yuko ari amakosa nakoze natangiye kumva ndi kwishinja ibintu byinshi cyane. nk'ibihe wenda natangiye gutekereza yuko yenda gihari naba naramubabaje cyangwa naramubwiye nabi, ngira ngo yenda namubwiye nabi cyangwa yenda ari amakosa namukoreraga nk'umuntu akarenzaho, nyine nangira kumva yuko ikibazo ari njyewe. ibyo ngibyo nabyo ubitekereje uba ukwiye kwibaza, urumva, ariko nanone ukamubaza nawe, sibyo? Kuganira nicyo kintu bimara. Nuvuga ngo iyo uganira n'umuntu buri munsi hari utumenyetso ugenda ubona, sibyo? Ariko umuntu ntabwo yakwifata ngo agenda kuvaho gake gake nta kindi kibazo mufitanye, nawe uhita ubibona ko ari akamenyetso gatukura. None se aha ni iki waje guhishurirwa cyangwa wamenye muri iyo minsi cyatumye wenda ubona ko ibintu bitangiye kugenda nabi? Nyuma nyine nakomeje kumwandikira nkamuhamagara ariko akambwira ngo ari busy. Numva nyine ndababaye cyane, ngize umubabaro, nyine ngize agahinda. Arangije nyuma nyine akambwira ngo nta masomo, bigera aho ngaho nyine najya muhamagara ari nka nijoro, kuko njye namuhamagaraga mu gitondo bo bwabaga ari nijoro. Numva nyine yasohotse nyine ari ahantu nko mu kabari. Ukumva ari mu kabari? Wabibwirwaga n'iki? Narabyumvaga nyine yanyitabaga. Yanyitabaga nyine nkumva amajwi y'imiziki. Ariko ibyo bintu ntabwo byari bisanzwe bibaho. Nuvuga ngo ni ibintu yadukanye agiye? Ni ibintu yadukanye agiye, kuko akinagenda ntago yajyaga ajya mu kabari. Cyangwa niyo yabaga agiye kujyayo twabaga twavuganye simuhamagare nyine kuko nabaga nzi ahantu ari. Ikigaragara hari icyari cyahindutse mu mutima. Ubundi y'ibintu bigenze gutyo, urugero muba mukundanye urukundo mutaziranyeho mwembi, ihangane, sibyo? Ihangane, wenda aba ari urukundo mutaziranyeho, umwe afite ubwoko bw'urukundo agukunda ruhabanye n'urwo undi amukunda, urumva, mwembi mudahuje, cyangwa se akaba akunda ari agahararo. Wari uzi ko agahararo kabaho, ugasanga wenda araguharaye ariko yagerayo wenda akabona ntari bwongere kukubona, wenda akeneye umuntu bya hafi. Ibyo nabyo ni ibintu biba bikwiye kuganirwa. Wowe utekereza ko ari iki muri ibyo? Ni agahararo? Ni uko wenda yagukundaga urukundo rutari urw'umukunda? Wabitekereje biki? Ntago njye natekereje ko ari agahararo, kuko ntago ari igihe gito twari tumaranye. Tumaranye imyaka 2. Urumva ko nyine ntago ari agahararo. Ahubwo ikintu njye natekereje yuko yenda ari ukubera yuko ndi kure yiwe yenda, cyangwa se yaba yarahuye yenda n'umwitaho kubera ko ntari mari. Nicyo kintu natekereje. Mora, reka nkubwire, ntabwo umuntu yaba gukunda by'ukuri afite ikintu yagukundiye kivuye mu mutima ngo akwirengagize. Ahubwo ashobora kuba yaragukundiye ubwiza cyangwa se ukwishimisha mwagiraga, wenda ibirori cyangwa mu bundi buryo mwese mwishimyemo nk'abakundana, noneho ibyo ngibyo akabirutisha kukumenya wowe ubwawe. Mwaba mwarigeze mumenyana ukabona ko afite ibintu yagukundiye muri wowe akabikubwira, cyangwa ni ukukubwira uri mwiza, urakeye, ibintu nk'ibyo? Yego, nicyo kintu cyambabaje mu buzima bwanjye kitazongera, kubera yuko ntago nigize nganira nawe. N'icyo gihe cyose twamaranye yarambwiraga nyine iyo umuntu amukundana arakubwira ngo uri mwiza, akakubwira ukuntu uteye neza, ariko nakuganirize nyine. Yego, byararangiye ubu uri umuntu mushya, sibyo? Byararangiye ubu uri umuntu mushya. Iyo ikintu kikubayeho mu buzima kiba ari icyo kukwigisha, sibyo? Ntabwo ari icyo kukwica. Baca umugani ngo iyo ikintu kitakwishe kiragukomeza, ariko si ibyo kukwica, sibyo? Ibi rero turi kugira ngo tuganire, byigisha abandi, bibakomeze, ariko nawe hari amasomo ndi kumva wagiye ukuramo kandi meza, sibyo? Yo gukunda umuntu ariko nawe ukizera ko hari ikindi kintu agukundiye kitari ikigaragara, ukanamubaza cyane, unkundira iki? Ukareba uyu muntu ndamutse
mbyibushye yaba akinkunda, ndamutse ndwaye yaba akinkunda, tubaye tutari kumwe yankumburaho iki? Ubundi icyo ni cyo abantu wenda badukurikiye nabo bari buze gukuramo. Ariko ikigaragara ashobora kuba yarakubonaga hakaba hari ibyo yagushakagaho imbona nkubone, byaba bitakiboneka akabona nta kindi akigukeneyeho. Kuko urukundo ntabwo rugengwa n'ibihe, ntirugengwa na distance aho umuntu ari n'undi ari, nta nubwo rugengwa no kuba muri kumwe cyangwa mutari kumwe. Urukundo rurenga ibyo byose. Ariko nubwo ibyo bihe byabayeho ukagira icyo kubabara cyabyo kikavamo, ubundi ugakomera ukabirenga. Ndashaka aho imbarutso yaje guturuka yo gutandukana none. Imbarutso ahantu yaje guturuka yo gutandukana, urumva ko n'ubundi ku mubiri twari twaratandukanye, cyari gisigaye hari mu mutima. Naje kusa nkureka kujya muhamagara, byarangoye cyane kuko ntabwo ari ikintu nari gupfa gushobora nk'umuntu nakundaga. Naje gufata umwanzuro wo guhagarika kujya muhamagara, ariko nabyo ntibyanshobokera, nkakomeza nkahatiriza. Nyuma nyine ndabihagarika, abonye hashize iminsi aza kumpamagara, hashize nk'ibyumweru 2 arampamagara arambwira se bite, ariko numvishe ukuntu amamaga yamvugisha atari nk'umuntu we hari nk'ahantu byamukoze, ahubwo we nyine ahari nyine ameze neza nyine mu mutima wiwe nta kindi kintu kirimo. Ndababara cyane, numva ukuntu nk'umuntu wari umaze 2 weeks tutavugana, ukuntu yamvugishije ari no kumbaza ngo wenda ngo bimeze gute, ariko ntago yabimbajije. Yambajije se amakuru kutagikoma, ibintu nk'ibyo. Ndababara cyane, ndavuga ati rero kuva yenda atanambajije ko nababaye ariyo mpamvu wenda nakimuhamagara atabyitayeho, ndavuga ati reka ndekere. Ndarekera, mu kurekera ariko nabyo birananira. Ndongera nyine ndongera nkajya muhamagara, nkamwandikira, noneho bigera kuri level yo kunsubiza haciyemo iminsi. Numva ni ibintu bimbabaje cyane. Mola, uri umukobwa mwiza ushobora gukundwa kandi ukwiye gukundwa. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya, sibyo? Yego. Ntabwo umusore umwe ari we shusho y'abasore bose bariho. Buriya ahantu habereye ikosa, uretse ko ntari gushinja kubera ko umuntu nyine ariga, ni ukutamenyana neza, kutamenyana n'umuntu. Umusore hari igihe gutwara akakujyana mu rukundo, ariko mu by'ukuri utazi icyo agiye kurugukoreshamo. Ako kantu uragasobanukiwe. Ubutaha komera ariko, sibyo? I know you are strong, ndabizi urakomeye, sibyo? Sibyo? Ubutaha cyangwa se n'indi nshuro biba ari byiza kwitonda. Ntuhite wirekurira umuntu wese 100%, kubera ko iyo umwirekuriye utarasobanukirwa ibyo urimo biba bibi cyane kurushaho. Ariko reka nkubwire ahantu wabereye intwari. Wowe waramukunze. Yego. Yego. Icyo nicyo kintu cya mbere ukwiye kwishimira mu mutima wawe. Ukavuga uti ngewe nakoze ibyo nagombaga gukora. Uyu muntu singe wamuhemukiye. Burya guhemukira umuntu biraryana cyane kurusha guhemukirwa, sibyo? Yego. Icya mbere rero abasore bose siko bameze. Sinzi niba ako kantu uri kukumva. Ndi kukumva. Icya kabiri, kuganira mbere yuko wiha umuntu, mbere yuko umwirekurira 100%, banza umenye umushinga gufiteho cyangwa n'icyo agukundira. Wari uzi ko iyo umuntu afite ikintu agukundira kinini bitamworohera kukurekura? Yego. Ntago njye mbizi. Icyo kintu ukwiye kukimenya. Ntago njye icyo nari nkizi. Iyo umuntu afite ikintu gikomeye agukundira kiri mu mutima we, ntabwo bimworohera kukurekura. Nubwo yabona abandi beza, nubwo yahemuka, ariko ageraho akagaruka. Urukundo ntabwo uruzima, ntabwo rujya rupfa kugenda, sibyo? Ngaho mbwira byarangiye bite, mwaje gutandukana?
yego gute? naje nyine gukomeza umutima ndamubwira ati icyo maze kubona cyo ntabwo ukinyitayeho, ntabwo ugikeneye ko tuvugana, ntabwo ugikeneye kunyandikira, ntukeneye kumbwira ukuntu bimeze. ndi kumva njyewe nkubwije ukuri narababaye cyane, ariko ndi kumva mfashe umwanzuro wo kureka akababaro ko gukomeza kumbabaza, nanjye ndabihagaritse. avuga ngo iki? yambwiye se ibyo ngibyo bitewe n'iki? ngo oya, ansaba imbabazi nyine, arambwira ati oya ntabwo ari ngombwa yuko ureka ko dukundana, urabizi ndagukunda. nyine abasore iryo jambo ni ikintu kiborohera cyane. ndabizi, ariko burya ibikorwa biruta amagambo. buryo umuntu yakubwira ndagukunda ariko ukwiye kurebesha ibikorwa cyane. niyo umuntu atakubwira ngo I love you ariko ukabona ibikorwa akora, ibyo nibyo bikwemeza ko agukunda. uretse ko nanone ibikorwa, hari igihe umuntu agukorera ibikorwa nanone kakantu nakubwiye afite icyo ari kugura, afite ari nka ruswa yo kugira ngo agire ikindi kintu agukura. yego. nuko avuga yuko nta kintu avuga yuko nadakwiriye nyine kubigenza gutyo. yarahuze ariko amashuri agiye kongera gusa nk'ahagarara, agiye kongera kujyamo umwanya. icyo gihe narabyakiriye ndavuga ati yenda buriya kuko ni ikibazo cy'igihe yenda yagize cyangwa umwanya, ndavuga ati yenda buriya azongera. ako kantu rero buriya ntabwo umuntu ugukunda ajya apfa kukuburira umwanya. niyo awubuze awubura by'akanya gato. iki kintu ntihakagire umuntu wongera kukikubeshya. bishobora kubaho ukabona ko umuntu yagize ibihe bidasanzwe, ariko nubona nangiye kuvuga ibendera ritukura cyangwa red flag, akamenyetso kakwereka ko ibintu bishobora kuba biri kugenda nabi, ako kana abakobwa mukunda kukibeshyaho, ugakomeza upushinga, ukaba uri kubona ibimenyetso ariko bikakunanira kurekura. oya buriya aracyankunda, buriya ibyo ambwira ni ukuri. oya, uba ukwiye kureba ariko ukareba n'ibimenyetso akwereka, sibyo? yego yego. hanyuma nza nyine kumera nk'umwumviye, ndavuga ati yenda buriya koko mwigisha. ariko byaje gukomeza nyine no muri iyo vakansi yaragiyemo, byaje gukomeza nyine gutyo, mbona koko nyine ko atari igihe ahubwo ari ukugerageza yenda yuko twarekana. byarangiye neza nka nyuma y'igihe kingana iki? byarangiye neza nka nyuma y'igihe cy'amezi 5. amezi 5 ugihangana nabyo mu mutima? yego. ubwo wari ubayeho ute muri wowe? nari mbayeho mbabaye cyane, nkajya mu bantu nkaseka, nkaba nahura n'undi musore nyine nawe urabyumva nyine uko ibintu biba bimeze, akaba yantereta. wahise ukomerezaho gukundana se? oya. wumvaga se bimeze gute gukundana kuri wowe? wumvaga bisobanuye iki nyuma yaho? numvaga ari ikintu kidahari. numvaga ari ikintu kidahari nyine, kitari mu bahungu cyayenda mu bagabo. numvaga ari ikintu koko badafite, kuko nari nababaye cyane. ubu se byarahindutse? yego. byahinduwe n'iki? banza umbwire kwanza, ni wakupye communication biza kurangira nawe acecetse burundu? nakupye communication yanjye nawe, ariko hajya hacaho nk'iminsi nkawe akambwira ngo biti. ndavuga ati ntago nakongera kubabara. yambwira ngo bite, nkamwihorera. noneho akamamagara nk'umuntu nigize gukundaho bikagera cyane. yarampamagaye rimwe ndabireka, 2 3 biza kugeraho nyine ndamufata, ariko mufashe numva ashaka kongera kunsubiza muri mood yo kugira nongere mbabare. ni ukuvuga ngo nawe wasanga hari ibihe yakumburaga, ariko ugasanga nta rukundo rubiherekeje. niyo mpamvu naje kugeraho nkupa communication yanjye nawe, noneho mpindura umurongo. ubu se urukundo uracyafite icyizere ko rubaho? urukundo ruriho. ubwirwa n'iki ko ruriho kandi nta rwabonye icyo gihe?
ntabwo nabonye icyo gihe ariko ngewe nari ndufite nicyo kintu nshatse nyine kuvuga ngewe nari ndufite urukundo ruriho wari urufite ubwo ikibura ni uko wabona undi muntu urufite nk'urwawe mugahuza wumva se wasubira mu rukundo cyangwa nta gahunda kuri ngewe hashize igihe ibyo bintu bimbayeho ni ibintu byambabaje cyane yego ariko ni ikintu maze kwiyakira nyine muri ngewe yuko hari amamistake nagomba kongera gukora mu rukundo niba navuga nko gukunda umuntu cyane sinzi oya gukunda cyane ntabwo wabireka ahubwo ni ugukunda umuntu cyane kandi we atagukunda ni ukuba nyine wakunda umuntu cyane kandi we yenda atagukunda sinzi nyine ariko ngewe nyine urukundo ni ikintu ni irindi kosa rindi utekereza irindi kosa rindi naba yenda narakoze ni ukuntu namwizeye cyane numva yuko kuko kari we muntu umbereyeho kandi nta muntu uberaho undi nakoze ikosa cyane numvaga nyine kumubura atari ikintu cyanshobokera ariko ubu wamaze kubona ko umuntu yava mu buzima bwawe ugakomeza umuntu yagenda kandi ubuzima bugakomeza kubera ko nyine nta muntu ubereyeho undi yego nta myanzuro wigeze ufata mibi yo kwiyanga kwiyicisha inzara cyangwa kuba wagira ibindi bintu bibi ukora icyo gihe kubera ukuntu nari mbabaye nafashe imyanzuro mibi nafashe imyanzuro numvaga ko yenda nadashaka kubera ko ari we muntu twajyaga dusohokana tukaba twajyaga gutembera nafashe imyanzuro mibi yo kwibabaza yo kumva ko nta hantu nzongera kujya nzajya nguma mu rugo iwacu ariko numva ko yari mibi kuri wowe cyane yari mibi kuri ngewe nyine nari ndi kwibabaza ukwiye kwibabaza kuko nyuma y'ibibazo ubuzima burakomeza kandi ugomba kwiha ibyiza na mbere yo kubiha abandi sibyo ngaho komera rero maze uri intwari uri umuntu w'intwari cyane twakiriye kubera ko abandi abayumva yiyanze arabiyahura ariko uri umuntu w'intwari cyane reka rero ngushimire ikintu kimwe cy'uko ugifite urukundo kandi n'abantu badukurikiye babibonye ko urakizerera mu rukundo ko ruriho ahubwo urukundo ntabwo ari ugupfa kururekura kuba ubonye wese bisaba kwitonda kumuha umwanya kumuha igihe nkwibira akabanga umusore iyo agusabye urukundo ukaba ubiretse kumusubiza ukamuha igihe cyo kumwiga iyo atari ugukunda acika intege ntabwo ubyemera icyo kintu ntabwo nari nkizi iyo atari ugukunda acika intege niyo akomeje kukwizirikaho ubona cyane hari ikintu akunda kugarukaho ukabona ko ari cyo kintu agukeneyeho ariko wa muntu mwabanje kuba inshuti bisanzwe ukabona aragukunda ariko ugafata igihe cyo kuba umuretseho gato akenshi urabibona ntabwo wemera ko hano hanze hari abantu bahita bashaka ngo njye gutwika nabonye boyfriend pressure nari mbayeho njyenyine ntabwo ari byiza urukundo ruriho ahubwo bisaba kurwitondera rero komeza umutima w'urukundo kandi uzaruha umuntu wabanje kwitondera ntuzagire umuntu ubabaza sibyo oya ntago nababaza umuntu kuko oya hari abantu bababaza abantu akavuga ati nanjye nzahemuka nanjye nkwiye noneho ugasanga ufashe imyanzuro mibi n'ubundi icyo kintu cyo numvaga bundi ariko ngiye kubaho numvaga ko nanjye nzajya mbeshya umusore yuko mukunda tugakundana nanjye byageraho nyine nkabihagarika ariko si byiza ntabwo ari byiza uwo mutima uwukomeze ndagushimiye cyane rero ntabwo byari byoroshye amarangamutima yashatse kuzamuka ariko inkuru ikomeye nkuyemo nuko wabashije kubirenga ubu ngubu ukaba ukomeye ubu si abantu baguterese ubigenza ute basubiza guke muri iyi minsi ubu muri iyi minsi nyine iyo umuntu anerese sinzi nyine ndamwemerera ariko nkumva nanjye namubwira yuko rwose mukunda turi kumwe nyine nkumva ko nanjye namubeshya nkumva ariko ni nko kumuhana kandi nkaba ngenda kumuhanira amakosa ataraye
ikintu ukwiye kugikosora. None ubwo birangira bite? Urakomeza ukamukunda umubeshya? oya ubu ngubu narababaye cyane ntago ngishaka umuntu wo gukunda ari uwo kubeshya kuko narababaye cyane. Wowe nk'iyo wumvise wabeshya umuntu cyangwa iyo umubeshye se amaherezo birangira gute? ubundi iteka n'ubundi ubeshya umuntu birangira nabi. Gute? Nk'izihe ngaruka tugana ku musozo? Ingaruka uhura nazo hari igihe iko nakubwiye hari igihe utangira ubeshya umuntu ukamubeshya pe bigahura yuko nawe yaje n'ubundi kugutereta atari ibintu bikomeye. Noneho wa muntu yamenye yuko umubeshya ingaruka uhura nawe nk'umubeshyi arigendera. Iyo yigendeye rero wowe hari igihe wa muntu wabeshyaga utangira kumukunda ugasanga amahirwe warayitesheje. Urumva ko nawe kubeshya ntabwo cyaba ari cyo gisubizo cyiza. Rero uri umukobwa mwiza, uracyafite umutima mwiza, urakizera ko urukundo rubaho, warize, urumva ikindi ugomba gutuza. Sibyo? Urukundo ntirwihutirwa, uracyari muto, umutima wawe utuze, ukire muri wowe, ikindi uzajye wiyubaka, utere imbere ku buryo umuntu wese waba yaragutesheje agaciro abona ko hari icyo wigejejeho. Sibyo? Yego. Ukaba uri proud, useka, wishimye, urumva ukomeza ubuzima bwawe. Siko bimeze? Yandagushimira ko wansharinze ubuzima bwawe kandi ndizera yuko hari isomo ukuyemo muri iki kiganiro. Wabwira iki rero abantu bari hano hanze, abakobwa bafite imitima iremerewe? Ikintu cyo nababwira ntago kuba warakunze umusore cyangwa umugabo mwarekana ukumva yuko ari ikintu cya nyuma kikubayeho utazongera gukunda, kubera yuko umuntu ariho mu buzima bwiwe wenyine. Urukundo ni ikintu cyiza kibaho mu buzima bw'umuntu kandi kikaba n'ikintu kibi gishobora kukubaho. Ikintu nabwira rero abakobwa hanze aha ngaha, ntugakunde umuntu umubeshya cyangwa se hari ikindi kintu umukurikiyeho, kuko hari igihe utabona icyo wari umukurikiyeho ahubwo ukabona ikibi. Yego. Nkanjye rero ikintu nabwira abantu n'izi somo rikomeye cyane by'uko hari ikintu ushobora kubura ugakomeza ukabaho. Ubuzima burakomeza. Life goes on, uraseka. Yego, nyine ubuzima burakomeza pe. Nta muntu wakwanga ngo ubuzima bureke gukomeza, nta muntu wakureka ngo ubuzima bureke gukomeza. Ikintu cyo nabwira umuntu ni uko utagomba kwishyiramo yuko umuntu muri kumwe ari we bintu byose byawe mu buzima bwawe bwose burimo bwa buri munsi. Arakoze cyane Mola, ngira ngo mwumvise story ye. Hari benshi basangiye nawe ubuhamya nk'ubu cyangwa ubutumwa nk'ubu. Nicyo rero cyatuzanye ni ukubaka umuryango nyarwanda, dutanga inama, tuganira. Wumvise ko yampaga ibitekerezo, nanjye nkamuha ibitekerezo uko mbyumva. Dushyire hamwe, abantu ntibaheranwe no kwiheba, abantu bafata imyanzuro mibi irimo no kubabaza abandi, kuko uko umuntu agenda ababaza undi niko n'undi ababaza undi. Ugasanga dufite society y'abantu bafite imitima yangiritse gusa. Tugarura ubumuntu, tugarura urukundo, twumve ko urukundo rukibaho. Reba umukobwa mwiza nk'uyu, aramutse ahuye n'umusore mwiza, nawe witeguye kumukunda koko, ubwo ntitwazaba tuvuga amateka meza. Ibintu rero biracyashoboka, kandi ndagushimiye cyane ko waje hano. Turi kugenda rero tugana ku musozo. Twari turi kumwe n'umukobwa mwiza Mola, ari ikintu wumva watangaza mbere yuko dusoza? Niba ari ijambo rya nyuma muri iki kiganiro, kuko ijambo ryo uzakomeza kurigira, noneho ubwira abadukurikiye. Ikintu nabwira abantu badukurikiye, Reba Plus yaramfashije cyane. Nakurikiranye ibiganiro byanyu, numva ni ibiganiro koko nyeneye. Gute? Kuko nakurikiranye ibiganiro byanyu numva koko ngomba, numva ko atari njye ufite guheranwa nako gahinda njyenyine, kubera yuko urukundo atari njye njyenyine rwababaje. Nicyo kintu nshimira cyane Reba Plus TV.
Okay, reka tugushimire cyane, reka nawe nkubwire niba utarakora subscribe ahangaha kuri Reba Plus uyikore, ubundi urabona n'akazogera hejuru nakuga kandeho kugira ngo ibiganiro bijye bikugereraho ku gihe. Ukore like, ukore na share, ubundi usakaze ubu butumwa bwiza. Twe turabavuga butumwa bwiza twaje gusana imitima y'abanyarwanda ibikeneye no gukomeza izari zihari, ingo cyangwa se inkundo zari zihari. Hagati aho mwibutse yuko ushobora no kugera kuri website ya www.rebaplus.com. Ibi biganiro uzajya ubisangaho ndetse n'ibindi biganiro byinshi bitandukanye bishobora kukugira akamaro mu buzima bwa buri munsi. Ndagushimiye rero, wari kumwe nanjye muganga w'urukundo, nitwa Boni Buranga. Komeze kugubwa neza. Ciao ciao.